Urukundo ni ikintu gitagatifu, aho umuntu wese ugiye kujya mu rukundo rimwe na rimwe bimusaba kwitwararika, rimwe na rimwe zimwe mu ngeso mba afite akaba yazirika, ndetse n'inziza afite akazikomeza, ndetse n'ibibi biri ku mubiri we, ibiheri cyangwa se ikindi kintu cy'igitotsi kiri ku mubiri wiwe akagikuraho. Ni naho usanga bamwe bakoresha amavuta abatukuza igihe bari bikara bashaka guhinduka ngo babe inzobe, wenda niho abasore bazabakunda. Ingingo y'uyu munsi rero tugiye kuvuga ku kwitukuza. Ese kwitukuza byaba byongera urukundo cyangwa se byangiza iki mu rukundo? Uyu munsi ntibyo naguteguriye, twibaza ibibazo uti ese kwisiga aya mavuta ahindura uruhu cyangwa se ayatukuza byangiza iki mu rukundo? Byaba byongera iki mu rukundo? Nta kindi usabwa no gukanda subscribe n'ubu utarayikanda kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro ducisha kuri uno muyoboro. Dore nko ku byiza byo kwisiga amavuta atukuza, byongera gusa neza ku isura. Rimwe na rimwe hari usanga nk'umukobwa yari afite urukara, ariko rimwe na rimwe ugasanga abasore ntibamwishimira, mbese ntibakunze kumuvugisha, ariko igihe yisize ayo mavuta bakajya bamuvugisha babona nyine yahindutse umuntu mwiza. Ikindi kandi kwisiga amavuta atukuza bituma ugira igikundiro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kuko twari tubivuze, iyo wisize amavuta atukuza bituma isura yawe ihinduka, mbese ugasa neza. Si no gusa neza gusa, ahubwo unagaragara neza bitewe n'ukuntu umubiri wawe wahindutse. Ibyo ngibyo bishobora gutuma ugira igikundiro. Ikindi kandi bituma uruhu ruhinduka uko nyiri kubikorerwa cyangwa se nyiri kuyisiga abishaka, bigatuma yikunda ndetse akabona ko n'abandi bamukunda. Ibyo ni byo byiza, ariko ibyiza byo kwisiga amavuta atukuza navuga ko ari ntabyo. Urebye ibingibi nyine biri hasi, ariko urebye ibibi byabyo birakabije. Ariko wowe genzura neza niba wakanze subscribe uyikande. Turebye ingaruka zo kwisiga amavuta ahindura uruhu cyangwa se aya bita mukorogo cyangwa se aya atukuza, bishobora kugutera kanseri y'uruhu. Ushobora kuba uvuga uti ngewe ndifuza kuba inzobe, ariko ukaba urakoresha aya mavuta atukuza. Ndakurahiye, menya ko ibi bishobora kugutera kanseri y'uruhu, kandi kanseri y'uruhu nayo hari igihe rimwe na rimwe idakira. Rero igihe cyose wisiga amavuta atukuza cyangwa se atuma uhinduka uruhu, bishobora kukwangiza uruhu ndetse bikaba byatuma unagwara kanseri. Ndetse no mu rukundo, igihe wisiga amavuta atukuza cyangwa se atuma uruhu rwawe ruhinduka, bishobora gutuma abasore batagukunda mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ikindi kandi kwisiga aya mavuta ya mukorogo byangiza uruhu, bityo uruhu rukaba rwagira impinduka zitandukanye. Muri izo mpinduka harimo nko kuribwa uruhu. Rimwe na rimwe abantu bisiga amavuta batukuza ashobora kugera mu mubiri wa muntu, ugasanga bizanye impinduka. Aho ngaho ugasanga uri kuribwa uruhu, mbese mu mubiri wawe ugasanga umubiri wawe ntabwo utuje. Ikindi kandi kwisiga amavuta atukuza byangiza ndetse bikanatuma umubiri cyangwa se uruhu rugira ibiheri bijyana ku ruhu. Igihe wisiga amavuta atukuza cyangwa se atuma uhinduka uruhu, bishobora kugutera ibiheri bigiye bitandukanye ku ruhu, kandi ibyo biheri ugasanga ni bya biheri bitanapfa kuvaho. Hari igiheri kiza ugasanga kiruma, ariko byo ugasanga ni bya biheri rimwe na rimwe kiranabyimba kikaba cyameneka hakaza igisebe. Rero igihe cyose wisiga amavuta aguhindura uruhu, menya ko bizakugiraho ingaruka. Ikindi kandi amabara y'uruhu, usanga uruhu rufite amabara agiye atandukanye. Ugasanga ni icyatsi, hariya ni umutuku, ahandi ni umukara. Mbese ugasanga umuntu afite amabara agiye atandukanye bitewe n'aya mavuta yagiye amujyaho. Rimwe na rimwe ugasanga n'uwo wisize ayo mavuta ntago anoze. Ugasanga, ariko nanjye narabigenzuye, umuntu wese wisize amavuta atukuza ku nkokora, ku mavi, ku bikonjo by'ikiganza, naho usanga hari urukara. Uko wakwisiga amavuta uko ariko kose ntago hapfa guhinduka. Rero igihe cyose wisiga amavuta agutukuza, bishobora kuzakugiraho ingaruka. Niba wari kugira ngo aba basore bagukunde, bakazakwanga babona ufite amabara agiye atandukanye. Ikindi kandi kwisiga aya mavuta ahindura uruhu cyangwa se ayatukuza, bituma wangizwa n'imirasire y'izuba,
kuko igihe cyose wisize aya mavuta hari bimwe mu birinda umubiri wawe uba warishe. Zimwe muri vitamine zituma uruhu rwawe rutangizwa n'imirasire y'izuba ziba zarapfuye rimwe na rimwe uruhu rwawe rukangirika igihe wisize amavuta izo vitamine zarapfuye. Ibyo bishobora gutuma uruhu rwawe rwangirika nk'uko twabivuze haruguru, ukaba warwara iyo kanseri ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye nko kwishimagura ku ruhu, kuba warwara indwara ku ruhu iyo ndwara ntibashe gukira bitewe n'intungamubiri zari ziri kuri urwo ruhu wagiye wica. Ikindi kandi kwisiga aya mavuta bituma ugaragara nabi muri sosiyete mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ushobora kuba warisize amavuta atukuza ariko ugasanga abasore bari bagukundira igikara, uhisemo kwihindura iyo nzobe, urwo rukara rwawe ukaruhindura inzobe, bigatuma abasore babona ko utigiriye icyizere, utikunda. Bakavuga uti ni gute se ngiye nasangana n'umuntu utaremeye ko Imana yamuremye, ni gute ngiye namusanga akazanyemera uko Imana yandemye. Aho ngaho abasore bikabatera urujijo, bakavuga uti aho yanjye nkundane n'umuntu utizeye ko ari mwiza, utazi ko ari mwiza, reka ngewe mureke. Rero igihe cyose wisize amavuta atukuza bigira ingaruka, ariko izi ngaruka hari uburyo ki ushobora kuzirinda igihe waba wisiga aya mavuta. Ingamba ya mbere ugomba gufata, hitamo kureka ayo mavuta burundu. Aya mavuta ushobora kuba uyisiga kugira ngo ugumane urwo ruhu rwiza. Yego uruhu rwiza kurugira si ngombwa unakoresha ayo mavuta. Uko wari umeze mbere se, abavutse ari ibikara bagasaza ari ibikara hari icyo babaye? Wowe ushaka kuba iyo nzobe rimwe na rimwe bishobora kukugiraho ingaruka, ariko gerageza ugabanye ayo mavuta atuma uhinduka uruhu. Ikindi kandi, kunda kwisiga igikakarubamba. Rimwe na rimwe igikakarubamba gishobora gutuma umubiri wawe ugarura zimwe muri vitamine zagiye zigenda zitunga uruhu. Rero igikakarubamba gifitemo zimwe muri izo vitamine. Rero igihe cyose wakoresheje igikakarubamba bizagufasha, dore ko n'amavuta amwe n'amwe agiye arimo igikakarubamba. Rero igikakarubamba kizagufasha, ushatse wava kuri aya mavuta ukisiga igikakarubamba kuko kizagufasha mu gutuma urinda umubiri wawe. Ikindi kandi, irinde amavuta yose ahindura uruhu uko yaba ameze kose. Wisize igikotora wabiki, wisize ako kagereserine, ayo ni amavuta meza. Si ngombwa wisiga amavuta ahenze ashobora kuguhindurira uruhu. Isiga yahindutse azagufasha, ujye ureka kwipanika kuko ayo mavuta agura menshi ashobora kuba yifitemo byinshi byangiza. Rero gerageza wisiga amavuta wizeye, bizagufasha mu gutuma utunga uruhu rwiza kandi ugakundwa. Arega ntabwo abasore bose bakunda abakobwa b'inzobe. Ni gute se wowe uba ushaka kuba inzobe? Gerageza ugume ukura, ahubwo wiyiteho, ushake ibyo ukora bizagufasha. Uyu munsi nanaguteguriye twibaza uti ese ni gute cyangwa se kwitukuza byaba byongera urukundo cyangwa se byangiza iki mu rukundo? Nibyo twabateguriye. Ntugende udakanze subscribe niba utarayikanda kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro ducisha kuri uno muyoboro.